Hanyuma Vestine ndagira ngo twiganire gato tugana ku musozo kuri masturbation. Abantu benshi bazi ko kwikinisha ari igikorwa kibi ndetse wenda kinagayitse. Sinzi niba wenda hari icyo watubwira kuri ibyo. Burya hari ibintu byinshi kenshi tubona ko ari bibi cyangwa se dufata nk'ibibi. Burya ibintu byose bigira ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Ese kwikinisha bwo nubwo tubifata nk'ibintu bibi cyangwa se dutekereza ko ari igikorwa kibi, bwo haba ari cyiza cyabyo? Dada, sinkeka ko hari icyiza cyabyo. Icyiza nagiha 5%. Ni kikwereka ko umubiri wawe uri active, kuko imisemburo y'umubiri idakora ntabwo kaguka kandi ntabwo wakwikinisha igitsina cyawe kitafashe umurego, ntibishoboka. Ibyo nibyo byonyine bikwereka ko umubiri wawe urimo gukora. Niyo mpamvu ugifite n'umwana w'umuhungu w'uruhinja kugira ngo urebe ko agatsina ke gakora, akanyoni ke nuko ugakinisha burya kugira ngo urebe ko kaba active. Nibyo. Ubwo rero ingaruka zo ni nyinshi, kuko icyambere birakwangiza mentally, ikindi bikaba byaguhuza kuba wagira izindi relation ujyana n'igitsina gore, kuko wowe ubwawe ubukora wumva ko wifashije, wihagije, ko utakenera umukobwa. Hari abasore bavuga ati ninaterese ubukobwa bunyiryaho, ariko icyo banyimaga nanjye nakishoborera. Icyo gihe rero bitewe nuko byamanije mu bwonko, agakura yumva ko ari nazashaka umunezero, imibonano azajya wiha wenyine. Hari benshi babiviramo no kuba abalesbienne cyangwa se abagay, akajya asambana n'uwo bahuje igitsina. So ingaruka zo ni nyinshi. Ibyiza byabyo ntabyo mbona uretse iyo 5% mbabwiye, ariko ibibi birakwangiza, kuko niba wari umusore uri active, ukunda kuganira, ukunda gusabana, ukunda kujya mu muziki, hagiye kigera ukumva ushaka kwigunga, cyane ko ari igikorwa ushobora gukora ukagikora wumva ukishimiye, ariko mu masegonda make ukimara gusohora ukumva utagahinda, ukumva uriyanze, ukicuza impamvu wabikoze, ukigaya. Benshi bararira, umunezero w'akanya gatara kugira ukavuga ati kamo nkanjye n'ibyo kinaga n'ibiki nakoraga. So nta byiza byabyo mbona. Hari abavuga ko rero bibafasha ngo kongera ibitotsi muri cya gihe wabibuze. Ya n'imyumvire rero, byaba ari byo. Urumva ibyo rero yaba ari nk'ikiyobyabwenge. Niba warishyizemo ko uzajya usinzizwa no kwikinisha cyangwa se no kurangiza, bivuga ngo umunsi uzaba uri muri situation itakwemera kwikinisha cyangwa se gusambana, bivuga ntabwo uzigera usinzira, ntabwo uzabona ibitotsi. Ni nko gufata sleeping pills. Gufata sleeping pills nuko wamenyeje ubwonko bwawe ko uzajya usinzirwa n'utwo tunini. Iyo tutabonetse, ubwo niwe uzakanura ubuzima bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo kubatekereza ko byaba bibafasha kugabanya stress cyangwa se nta bihurira. Stress ubwawe hari nizo witera wowe ubwawe, cyangwa se ukaziterwa na bimwe utabasha kumanaginga. So stress management igomba kumanagingwa nawe ubwawe, ukamenya ko ikibazo uhuye nacyo ntabwo ari wowe wenyine kibayeho, kandi gifite impamvu icyo kibazo kibayeho, kandi ugomba gukaminga mind yawe, ubwonko bwawe, kugira ngo cya kibazo kibashe urumva ntabwo kwikinisha cyangwa kwiyabuza inzoga ibiyobyabwenge bizatuma cya kibazo gikemuka. Wowe ubwawe ugomba kwiga management ya stress. Ibyo ni byo bizakurinda n'imyaka yindi iri imbere yo kubaho kwawe. No kubatekereza ko byabafasha kugabanya umubyibuho ukabije. Nta bihuriye. Kugabanya umubyibuho ukabije no kwikinisha, ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yego.